Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbonera kubaha ikaze uyu munsi tariki 27 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026. Ndi Bosco Mutarama cyane kuri mikoro za Region Info, nongeye kubaha ikaze nako mbifuriza kugubwa neza mwe mwese mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi, by'umwihariko bari mu Burundi, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byose ni kwisi rusange. Nyene mbahaye ikaze barwanyi bataramu bavandimwe nshuti tubana umunsi ku wundi hano kuri mikoro za Region Info. Nanyarukiye mu bitekerezo byanyu ku makuru twagiye tubagezaho ku munsi w'ejo, ariko nabonye ko harimo abatari kwitwara neza kabisa. Mu by'ukuri iki kintu ngira ngo ntanakisegureho, abantu bagomba kuba babimenya, gusa benshi ngira ngo barabizi, abahanga cyane barabizi. Mu by'ukuri nuvuga ngo twebwe hano kuri Region Info ndetse n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, mu by'ukuri mugenda ngira ngo mubibona, dutangaza inkuru hanyuma mwebwe tukabaha umwanya wo gutanga ibitekerezo, ariko harabifashisha umwanya wo gutanga ibitekerezo nko kugaragaza mu by'ukuri icyo nakwita nk'imyitware itari myiza. Ibyo ngibyo rero bigomba kuba mu by'ukuri byakosorwa, ntabwo ari byo kuko twebwe ntabwo dukora amakuru, ngira ngo benshi murabizi, twebwe dutangaza amakuru biba byavuzwe, biba byagiye hanze. Ubwo rero umwanya ahubwo wawe bari gutanga ibitekerezo uko ubibona igishobora guhinduka, ntabwo ari ugufatiraho ngo uhite uvuga ati gutya na gutya, ugaragaze icyo nakwita bad behavior cyangwa se imyitware itari myiza. Reka rero twikomereze nta gutinda turebe n'andi makuru ubwo agezweho kugeza kuri uyu munota. Biravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo cyatangiye gukora icyo bita jamming, ariko ku buryo bwa kuri internet, apana ibizwi nka GPS cyangwa se amerekezo, oya ni systeme mu by'ukuri ya internet ikitwa itumanaho mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 byamaze kuba byakorwa. Ubu noneho ni mu mujyi wa Bukavu niho itumanaho ryakuweho, umujyi usumbirijwe cyane. Ngira ngo murabizi ubwo M23 yarimo ikora urugendo rwayo rwo kuva mu mujyi wa Uvira, ibi ni ibintu byifashishwe cyane, ni systeme yifashishwe ariko abantu bataravumbura ko ari systeme irimo irakoreshwa hano. Iyi systeme rero ikaba ikoreshwa mu rwego rwo gupfubya ndetse no guhagarika imigambi mibisha ivugwa ahangaha iba irimo iragenda itegurwa. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bivuga ko kirimo kirakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishami rya Africom rishinzwe umugabane wa Afrika, rikaba ryarageze hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Bivuga ko Amerika igiye gutangiza imyitozo ya gisirikare hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ibi rero biri mu byo noneho mu by'ukuri Amerika ngo yaba iri gufashamo iki gisirikare cya leta ya Kongo, ndavuga gukuraho imiyoboro ya internet ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga nta cyangijwe. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya, ibi ntabwo biri kuba Uvira gusa, ntabwo byagaragaye Uvira gusa, byagaragaye no muri Rucuru ndetse na Masisi. Ngira ngo mu minsi ishize twabatangarije inkuru ubwo abaturage barimo binubira cyangwa se bagaragaza uko utishimira mu by'ukuri ibyo bise imyitwarire mu by'ukuri itari myiza, ariko abantu ntibakamenye ko ibi ngibi byasaga nkaho byateguwe. Amakuru avuga ko mu mujyi wa Bukavu, umujyi wo muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko imirwano imaze iminsi igera kuri 2 muri Kamanyola, imirwano yahuje umutwe wa 23 w'abarwanyi ndetse n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagaragayemo indege za drone, tudege tutagira abadereve, ikagaragaramo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, intwaro ku butaka. Wazalendo bamaze kugera imbere ku mirongo y'urugamba. Bivugwa ko umujyi wa Bukavu ari wo uragenda usumbirizwa, ndetse iyi ni intwaro ikomeye kandi idasanzwe FARDC yazanye. Ibi rero bikaba byaraciye amarenga yuko bishobora kwifashishwa mu gutuma M23 itabasha guhanahana amakuru kugira ngo bashe kuba hangana n'ibi bitero by'igisirikare cya leta ya Kongo. Imyitozo kandi nanone igiye gutangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu by'ukuri ifiteyo ihuriye n'ibi ngibi turimo turabona. Harimo amagerageza arimo arakorwa. Biravuga ko imyitozo izarangira mu kwa kane, ngo bahita batangira icyo bita kwimenyereza stage. Nuvuga ngo turimo turatwara hamwe inkuru zigera kuri ebyiri ariko zifitanye isano. Ubwo turimo turerekeza no mu Burundi, tukerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi tukabihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
n'imikoranire na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impande zombi ziri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba bivugwa ko zidashyigikiye umutwe witwaje intwaro wa M23 gusa. Bikavuga ko Amerika ishobora kuba iri kugenda bigura intege muri gahunda kuko ngo yaba izi neza ikiri inyuma y'umutwe wa M23. Biravuga ko rero cyangwa se biratekezwa neza ko niharamuka hifashishijwe ubu buryo FARDC yazanye bwo gukuraho ibizwi nka internet cyangwa se murandasi, biza gufasha neza cyane rwose iki gisirikare kuba cyakwinjira mu mujyi wa Bukavu nta nkomyi nta ntugunda, kuko abenshi muri aba barwanyi bivuga ko ngo batangiye kugira ubwoba bagasohokamo, ndetse bimwe mu bikoresho by'izi nyeshyamba byagiye bisorwa muri uyu mujyi bikorwamo n'abarwanyi b'uyu mutwe nyine wa 23. Bivuga ko ari ibyahugishijwe bijyanwa mu mujyi wa Goma, ndetse andi makuru kandi akaba ari amakuru yavuze ko ngo byanasuye bicishijwe ku mupaka wa Rusizi. Ntago mu by'ukuri higeze hamenyekana inkuru nyamukuru kuri ibi ngibi, ariko ni bimwe mu bintu byavuzwe ko bishobora kuba byarabayeho. Muri amakuru rero mu by'ukuri ikigambiriwe cyangwa se icyo nashaka kukwereka cyangwa se kukubwira kuri izi ntangiriro nuko umujyi wa Bukavu kugeza uyu munsi usa nkaho mu by'ukuri waba nawo bishoboka ko minsi iri imbere ushobora kuba wajya mu maboko, cyangwa se twakumva inkuru ivuga ko igisirikare cya leta ya Kongo cyasubiyemo bitewe n'ibirimo bihagaragara cyangwa se n'ibirimo kuhaboneka, bigashimangirwa n'izi systeme za internet zirimo ziragenda zikurwaho. Hagati aho ngaho reka tugende tunyura no mu yandi makuru nkubwira uko byifashe. Amakuru yo ni menshi, bivuga ngo tugiye kureba ingingo nyinshi zigiye zitandukanye z'ibyakomeje kugenda bivugwa guhera ku masaha y'ejo kugeza uyu munsi wa none tariki 27, dore ko amakuru yo ari kugenda avugwa ari menshi. Ntuze kunyarukira kure kuko turagenda dutwara ingingo ku yindi nkuko dutangiye tubivuganyira ngo murabyumvishije. Nkubwira ingingo igasoza nkakubwira indi, kuko ama update ni menshi cyane, yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru, kubera ko mu by'ukuri amakuru ari menshi twahise kukubwira gutya, kuko tugiye kusesengura ingingo imwe ku yindi byaza gufata iminota myinshi, kandi ngira ngo mbamuzi ko akenshi ari igihe tuza tubabwira update, ariko tugatanga n'ibitekerezo bike cyangwa se tukongeraho n'amakuru make ku bijyanye n'izo updates zose kugera zimenyekana, kuba biri kugenda bimenyekana hirya no hino. Ubu amakuru aravuga cyangwa se aremeza neza ko kugeza uyu munsi nyuma y'umwaka wose mu by'ukuri inyeshyamba za 23 zigeze mu mujyi wa Goma, ngo itariki nk'iyi ngiyi mu by'ukuri isa neza n'ibyari byabaye mu mwaka washize, ubwo izi nyeshyamba za 23 zageraga mu mujyi wa Goma. Ariko ibi ntabwo bikuyeho ko kugeza uyu munsi igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyaba cyaracitse intege, ahubwo ngo hari gahunda y'uko mu by'ukuri igihe nk'iki ngiki kitazongera kugera uyu mujyi ukiri mu maboko y'izi nyeshyamba zawufashe. Bizashoboka, reka tubitege amaso turebe uko bizagenda, ariko kandi nk'uko nabikubwiye unyemerere tugende turana n'andi makuru agiye atandukanye. Turi mu mujyi wa Goma, hari andi makuru ari kugenda amenyekana. Goma nayo umwe mu mijyi iri gushakishwa cyane, sinzi niba murimo muragenda mubibona. Ruvuga ngo nyuma ya Uvira hari Bukavu, plutôt hari Kamanyura, nyuma ya Kamanyura hari Bukavu, nyuma ya Bukavu ni Goma, nyuma ya Bukavu ni Goma. Nta kindi gice kizahita gikurikiraho mu bigaragara. Reka rero twinje nta gutinda turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Ati mu gihe Goma hashize umwaka umwe, biravuga ko kishishe hari ibikorwa bibyahabereye birimo byibukwa. Hashize umwaka umwe umujyi wa Goma uguye mu maboko y'inyeshyamba za 23. Hari kwibuka rero ibintu bikomeye cyane byagiye biba. Mu by'ukuri ngira ngo murabizi ko abantu baravuga bati intambara yasenya niyubaka. Mwagiye mubibona rwose ubwo uyu mujyi wa Goma wafatwaga, hari ibikorwa remezo byasenywe, hari abaturage bahaburiye ubuzima, ndetse bikagaragara ko hari abahakomerekeye. Ibi byose ni bimwe mu bigenda byibukwa
ariko kandi bikongera ko ngo hari na bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya leta ko ngo FRDC baje kurya ruswa rwose. Mu kumara kurya ruswa bagabiza uyu mujyi wa Goma inyeshyamba, bura ngo ni ikintu cyabayeho. Ibi nabyo rero ni bimwe mu byagiye bizirikanwa uyu munsi rwose, kuko abantu baravuga bati ibi ntabwo bikwiye kongera kugaragara kuri bamwe mu bayobozi mu gihe imijyi nk'iyi ngiyi ikomeye izaba yongeye gusubira cyangwa se kugaruka mu biganza by'uru ruhande rwose rwa FRDC. Tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru aravuga ko kugeza uyu munsi inyeshyamba za 23 zirimo gutegura igitero ku murongo w'Amajyaruguru. Umwe mu batanze amakuru yagize ati bamaze amezi menshi bashimangira ingabo zabo ku mirongo y'imbere, ubu bitegura gutangiza igitero kigamije kwigarurira imbere mu mujyi wa Butembo nyuma yo gufata Rubero Centre. Abo ni bande? Nabarwanya umutwe 23. Umwe mu baturage rwose batifuje ko amazina yatangazwa yagiye imbere ya mikoro y'itangazamakuru aravuga ati dukurikije ibyo turi kubona mu mezi make yashize, mu mezi make atambutse, harimo gutegurwa ibitero. Aya ni amakuru akomeje guteza impungenge mu baturage bo muri aka gace kubera ubwoba bw'uko imirwano ishobora kongera gukaza umurego bigashyira mu kaga umutekano ndetse n'ubuzima bw'abasivile mu bice nyine bishobora kuberamo iyi mirwano kabisa. Amakuru agaragaza neza ko hatagize igikorwa ibintu bishobora kuba mu by'ukuri bitaba byoroshye hano muri Butembo mu minsi iri imbere. Izi nyeshyamba za 23 ngo zimaze iminsi zongera ingufu, zongera ubushobozi, zongera umubare w'abarwanyi ahangaha mu bice bisatira Rubero Centre, kuko bari babashije kubagera mu mpera za 2024 kugeza ubwo bari bamaze nyine kwambuka yitwa Kanyabayonga. Ngira ngo murabizi urugamba twagiye tugarukaho, ariko kugeza uyu munsi rero bigaragara neza ko, cyangwa se ukurikije ishusho y'ibihari ubona ko hari impinduka zihari nk'uko abaturage babivuga. Hari ibikoresho biri kuzamurwa, ariko ibyo bikoresho nanone nkabona ko 23 irimo irabara nabi. Nibiri kwamburwa ibice bikomeye cyane nka Bukavu, cyangwa se tuvuge ko Bukavu ibyo bashakaga bamaze kubibona bihagije, bakabavuga bati noneho ubu ngubu twakwerekeza na Butembo, kuko na Butembo ntabwo ari umujyi, ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe, ni ahantu hakomeye cyane mu by'ukuri ugomba kuba wamenya. Hari amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda asohoka. Amakuru aravuga iki rero? Africom, ishami ry'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika rishinzwe Afurika, ryasuye muri iki cyumweru ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibi byabaye ngo hagamijwe kwiga uburyo bwo kurushaho gukorana mu bijyanye n'umutekano. Ibirori bikaba byagaragaye ku rubuga rwa ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika Kinshasa, aho mu by'ukuri batangaje ndetse bemeza nabo aya makuru. Colonel Michel Gacheru wayoboye itsinda rya Africom yatangaje ko Africom ishimira cyane ubushake n'ubufatanye buhoraho by'ingabo za FARDC ndetse mu gushaka inzira zo gukomeza no gushimangira ubufatanye mu by'umutekano no guteza imbere amahoro hakoreshejwe imbaraga zemewe. Yongeye ko uru ruzinduko ari ikimenyetso kigaragaza inkunga idasubirwaho ya leta zunze ubumwe za Amerika ifite ingabo za FARDC ndetse na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bavuga bati Amerika ntago mu by'ukuri irimo irashyiramo imbaraga, ngira ngo hano noneho turabona ko hari ikimwe bintu bishobora kuba bigiye guhinduka nibiramuka bishyizwe mu bikorwa. Bidashyizwe mu bikorwa ntago tuzigera mu by'ukuri tuvuga ko hari ikiri gukorwa, ariko mu gihe bizaba biramutse bishyizwe mu bikorwa, ahangaha mu by'ukuri bizaba bigaragara cyangwa se bizaba biboneka neza rwose ko aya ngaya nandi mahirwe akomeye cyane, n'indi ntambwe ikomeye cyane rwose kuri izi mpande zombi, uruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba igihombo gikomeye cyane ku barwanya umutwe wa 23 kuko FARDC igiye guhabwa imyitozo mu bigaragara mu by'ukuri na leta zunze ubumwe za Amerika. Bigavuga ko n'igisirikare cy'u Burundi cyaba kiri mu bazahabwa iyi myitozo na leta zunze ubumwe za Amerika, kuko igisirikare cy'u Burundi nacyo rubundi kamemu kiri mu ntambara, kiri kuri front line. Abenshi rero bakavuga bati igisirikare cy'u Burundi nacyo ntabwo kiza gusigara muri iyi misiyo ya Africom yewe na Michel Gacheru ati rwose abantu babyitege cyangwa se babone ko
mu by'ukuri ibi bigomba kuba byakorwa. Tunyarukiye muri Kivu y'Amajyepfo naho turagenda tunyarukira mu bice bigiye bitandukanye turi ama update uko yifashe. Ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, General Duniani Kashindi yagizwe umugaba w'akarere ka gisirikare ka 33 k'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Muri izi nshingano nshya azafatanya na Colonel Luanga mu mirimo azibandaho harimo kongera gutunganya ndetse no kunoza imyanya ya gisirikare ndetse no gukomeza no gushimangira ubwirinzi bw'akarere ayoboye gakomeje guhura n'igitutu gihoraho gituruka ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 zishinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa gukorana n'ingabo z'u Rwanda no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu nguyu rero bita General Duniani Kashindi akaba yitezweho gutanga umusaruro mu by'ukuri, ariko kimwe binagomba gukora akaba agomba gufatanya na bagenzi be barimo Colonel Wanga bakaba bahawe izi nshingano cyangwa se yahawe izi nshingano. Ndavuga General Duniani Kashindi yagize umugaba w'akarere ka gisirikare ka 33 rwose akaba yitezweho ko ashobora kuba yahindura ibintu. Ni impinduka rero zidasanzwe zibayeho mu gisirikare cya leta Kongo FARDC. Ubwo nabyo ngira ngo muba mugomba nyine kugira iki kuba mwabasha kubimenya, kuko ni amakuru nyine nkuko nabikubwiye turimo turagenda tuvuga amakuru yose mu by'ukuri agezweho, kuko ntabwo tuza kwibanda ku ngingo imwe, ahubwo ndakubwira amakuru agiye agezweho ku buryo uza kumenya update. Hanyuma masaha ari imbere tuza kugenda tukubwira byinshi byimaze kuri byo, bitewe nuko nandi makuru nyine araza gukomeza kugenda asohoka tugenda tubihuza tuguha ishusho yaho mu by'ukuri igihugu gihagaze kugeza uyu munsi. Mu ntara ya Kasai Centrale mu gihe cy'urugendo rwe rw'akazi i Kananga, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasuye anagenzura aho imirimo yo kubaka ndetse no kuvugurura umuhanda w'ingirakamaro wa Kananga Kalamba Mbuji ugeze. Mu bijyanye n'ibikorwa remezo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ihora mu ntambara. Abantu bakumve ko kubi intara Kivu y'Amajyepfo, intara Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko wenda n'ibice bya Ituri hagaragaramo EDF, imitwe y'amabondo, ndetse bumve ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose ari igihugu nyine cyasaritswe n'intambara, ari igihugu kitagira iterambere ry'ibikorwa remezo. Ntabwo ariko bimeze, kuko ngubu nyine hano muri Kasai Centrale aho bita Kananga, Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yasuye anagenzura imirimo yo kubaka ndetse no kuvugurura umuhanda w'ingirakamaro wa Kananga Kalamba Mbuji aho ugeze, kugira ngo rwose arebe ko igihugu n'ibikorwa byo gutera imbere mu bijyanye n'ibikorwa remezo mu by'ukuri biba birimo birakorwa. Uyu mushinga rero w'ingenzi urimo gushyirwa mu bikorwa n'ibigo by'Abashinwa. Nuvuga ngo Abashinwa nibo bari kwita ku bijyanye n'itunganwa ry'imihanda. Bamwe mu bantu bamaze gutsindira rwose amasoko yo kubaka imihanda. Ngira ngo abenshi muri mu bihugu bya Afurika murabibona, ntabwo navuga ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo mvuge ngo mu Rwanda gusa. Henshi mu bihugu bya Afurika ubu Abashinwa ni abantu bayoboye ku bijyanye n'ibikorwa byo gutunganya imihanda, kubaka amazu adasanzwe, n'ibintu bazwiho cyane. Twigarukiye kuri umushinga rero, ni umushinga w'ingenzi urimo gushyirwa mu bikorwa n'ibigo by'Abashinwa ugamije gukura aka karere ka Grand Kasai mu bwigunge, korohereza ubwikorezi ndetse no guteza imbere ubukungu bw'abaturage bo muri aka gace. Buriya iki gihugu ni igihugu kiba gikeneye imihanda. Rero gukora igikorwa nk'iki ngiki, igikorwa remezo nk'iki ngiki, bifasha abaturage rwose, ndetse bigatuma cyangwa se bikagaragara ko abenshi bagenda bishima bakavuga bati igihugu kirimo kiragenda gitera imbere uko bwije n'uko bukeye, bikaba ibintu byo kwishimira. Perezida Felix Tshisekedi Chilombo rero yaje kuba ahagera n'itsinda nyine rimurinze, Hibu Special Force. Nuvuga ngo baba bamaze kugira iki kumurindira umutekano. Ubona ko abasore b'amakote, ubona ko abasore bambaye impuzankano bose bari bahageze. Ngira ngo video twayishyira muri groupe yacu ya WhatsApp ku bantu abantu badukurikirana muri groupe yacu ya WhatsApp rwose bakabasha kwitera imboni, bakabasha kuba bayibona. Ubwo niba utari muri groupe yacu ya WhatsApp nyine ntabwo uza kubona uko biba bimeze hariya. Ngira ngo niyo mahirwe abenshi bamaze kunyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp barusha
abataramaze kunyarukira video nk'izi ngizi kuri uruzinduko rwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ubasha kwibona rwose nta nkomyi. Ari nayo mpamvu nanjye ubu ngubu turi gukora cyangwa se turi muri studio, binsabye ko mbere yuko nkomeza rwose mbanje kuba nayitereka hehe, mbanje kuba nayitereka hano muri groupe yacu ya WhatsApp kugira ngo abakunzi bamaze kunyarukiramo, abakunzi bamaze kuhagera babashe kuba bayica iryera. Uko umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yararinzwe, hejuru y'ibyo uko yagiye mu by'ukuri, uko yagiye apepera abaturage, ndetse kandi ndongeyemo n'umuyobozi wahawe kuyobora akarere ka 33 ka gisirikare wo bita bamwita Duniani Kashindi. Uyu yahawe ni General Duniani Kashindi yahawe kuyobora akarere ka 33 ka gisirikare. Uyu nguyu rero naje kushyiramo ifoto ye nawe kugira ngo abamaze kunyarukirayo baraza kubibona. Ifoto ye nayishyizemo ni generali, ubwo nimumubona generali mumenye ko ari wahawe kuyobora akarere ka 33 ushinzwe ibikorwa, akaba azafatanya na Colonel Liwanga. We ntabwo ifoto ye twabashe guhita tuyibona, ariko uyu nguyu nkibona kabisa nahise nyiterekamo. Ubwo ngubwo abantu bashaka kuza kuyibona nimuze gushidikanya cyangwa se gutinda kuza kunyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp, mukabasha kwiterera imboni zanyu namwe mukirebera uko biba byifashe ndetse nuko biba bihagaze muri bamwe mu bayobozi bakomeje kugenda bashyirwa mu nzego. Hano ni Generali Duniani ndimo ndagenda nyishyiramo mw'abantu mwe muze kunyarukirayo murebe, utazavuga ati umuyobozi wacu ntago tumuzi. Utazavuga ati umuyobozi wacu rwose ntago tumuzi. Ngira ngo Felix Tshisekedi Tshilombo ubwo yararimo azenguruka hariya rwose kabisa, mu by'ukuri ari kumwe n'abaturage, reba aho ibikorwa remezo bigeze, muraza kugenda mubibona rwose uko byari byifashe. Ni ibintu byari byiza cyane, ni ibintu byari byiza kandi byo gushimirwa kuba igihugu kiba gikomeje kugenda gitera imbere, nabyo muraza kugenda mubibona. Ni video twamaze guterekamo igaragaza rero uko uyu mukuru w'igihugu yaje kuba atembera kandi arinzwe. Nibyo rero mu bikorwa remezo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo yigeze isigara, ahubwo irakataje nk'uko binameze no mu bikorwa byo gucunga umutekano. Murabizi ko igisirikare buriya cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko kiza ku mwanya wa 8 muri Afurika. Kuba rero hari ibibazo ibi nabyo ukabona ko hagenda hashakishwa umuti n'igisubizo cyo kuba byakemuka. Ibyo rero bigahita bitugaragariza cyangwa se bikatwereka ishusho yuko cyangwa se ishusho nyakuri yaho ibintu bigeze, yaho igihugu kigeze. Bivuze ko mu minsi iri imbere n'ibibazo bindi tugenda tubona bishobora kuba byakemuka, bishobora kuba byamaze gukemuka rwose nibiramuka bigenze neza. Reka rero mfate aka kanya mbere ko nsohoka hano muri studio cyangwa se ndekura izi mikoro za Region Info, mbashimire mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana. Ni by'agaciro kandi ni by'ingenzi gukomeza kugenda twibanira namwe, gukomeza kugenda tubana. Ubwo turaza gusubira mu masaha ari imbere, ariko nago nasohoka muri studio nakubwiye amakuru ni vutu. Iyo nkubwiye ngo ni vutu wumve ko ni imivuturano ni imivuturano rwose kabisa, ntabwo byari byifashe neza ku mpande zimwe uyu munsi. Hari amakuru rero angezeho agaragaza iby'imirwano iba ikomeje kugenda ivugwa mu duce tumwe na tumwe. Mba nagomba gusohoka muri studio ntabibabwiye. Rero wakwibaza ngo bihagaze bite 23 ndetse n'urundi rwa guverinoma ya Kongo byari byakataje mu mirwano sange. Kamwe mu duce turi muri teritwari y'Uvira harimo imirwano ikaze yahanganishije abo umutwe M23 ku ruhande rumwe ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rundi ruhande. Nubwo hari amasezerano n'imyanzuro yafashwe, ariko M23 baracyakomeje ngo kugaragaza ko bashaka kwigarura uduce binyuranyije n'amategeko.
Ibi rero ngo mu by'ukuri bikaba byabayeho, ariko ibi bitero bikaba byanitirijwe n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane, ciao ciao, hasta la vista.